kunerekana umutugo Patrick nawe ari kumugore kamuyere Yes. Badman. Umeze ute? Nabaye aka video se. Shikura osambe Umva wae munwe kuzamuka. Oya mwihorera abanzagiye. Brad shawa. Brad. Uziko The Ben yanterese nka mwana. genda se urabesha Nukuri ko Imana The Ben yaranterese nka mwana. oya wakira Shanye ngendo wa Kimironko. sha mwese Kuri kurira se. iboro sha uyu munsi yagendaga urupogesa ruri hanze Ninde? Ningondagaza. Bogisi uri kugaragara mwa. oya rati iyi makuru Oya bagitenda. yorankubita rero sinakwitare Kona kwandi kumona se kwandi kurera muri. Kajya kurazana nagukurira. Kavuyeho. Sha ufite amaguru meza. Nibitesi. Nta dufose turi kubona amasera. Fosete zizima. Yes. Abakobwa mwanyiza tukabakundira imisatsi yanyu ngo ni naturel. abantu bakundanye baba barabakigaye akaziwe ntabwo ndumukungu wakintu wavuga wamwakazi ubu wabaye mwakazi action usetse bane ndi kwijijisha azetse kumureba Yarari kwijijisha. Mbese mwe mwaje none si wowe kutatubwiye Nyine ngendo wa Kimironko. Pame winsiga sha ndinda naje yo Pamela umeze fofo umeze neza cyane byiza sha bari warabuze mwa wese ko mbona wabaye igikobwa cyiza na umugabo wanje ari kugabura nyashi ntiwari intuza magwede gari gusha Chanone si tunyarukire muri kirakiro rero mwana shariko twe oragiye urananuka wagira ngo usigaye uri kuri resine ukuntu wabaye akuki shabaye mwiza ko shabaye keza tugende turaganira tugeze Shanaho nari mvuye mu Burundi vuba nabonye nzagumirwa ndavuga kanigire mu Rwanda. Sha nanjye mvuye muri Kongo Sha ndabona mwabikereye namwe nkasha ziburiya dusanzwe ngaragara Ase ko ntakubanaga utuye he? shanye nawe urazi nibaza kuba bavuga ko nta byo bihari ushaka ko tubanira hano bari guturuka wenda bahagiye oya muri kuri abaza bakingura barwana bitangiye gukinira
Ujyagiye gukina imbere bari no kubareba ndagaje. Bitangiye kugira ute? Ikire akosi Mbaye ibikote bingana gutya ngaha bari gutanga akazi k'intuza. amayi hada rebera nkuru rudomoro reba urunguru kumva wajyana inzovu y'ingumba Kizovu kitaninya. uru narwo rushaka akazi kijya muri jimu akono kigize igipatoro Yaba we rishandura nanyishe. ariko si iki gicucu Megafone. urimo uravuga nka megafone man Cyangwa ni telefone se tumunwa wenyine hano kwihorera ko aho ngaho iburayi bwaranze ahubwo menya karaje n'amaguru gaturuka iburayi kagera mu Rwanda. sina waje gushaka abakore abakoze none ngiye mwamere sister where are ngiye you mwamere where are you sister Neza ariko munyo zero munda zero. ako muceceke mwana uri mwe wese n'ugiye kuduha akazi gatoreke ndakaka rata mabuje Bantera n'uyu gutanga akazi rega n'uyu. Mabuje baduhaye akazi. Seko mbona kaje kiyambarishijwe buri neza. kantu kari gutuka Se waretse mabuje. mabuje ishyiraho ibintu by'amabara ku abantu baba mabuje mujya mububaha ntago baba bateye bameze gutya Wabona bakirukanye. mucicike Mwese mushaka akazi yego cyane. yego Okay, kajya kureba. Warya ngo kita. anyita Mr Kanyamanza Ngo Kanyamanza vuga cyane. Kanyamanza Inyamanza z'hano baraziha akazi. zirinda kanyari nyamanza Nitwa Kura. Ngo nde? Kura. Uvuze? Kura. Kura. Ninge musore uri hano abandi bose ni ibintu by'ibikuke by'ibintu by'ibigoryi nta muntu muzima uri hano. Kura. Wowe ni kura. Undi bakakantu bakabanje kuri mwanya wa mbere. yewe n'ubundi izina ryanjye ntago rigoye njye nsigaye nitwa muzehe cyaka Ariko bamushaka. none se kuri kudutaro Umva se. Ngira ta. njye wanyita kete Kete. Aha nta rushanwa ry'ubwiza rihari. Vona. kaka ni iphone Aha se bari gutanga ikiyeze. ushatse wabigabanya Naho biratuko ndeba. hero si hano nagiye turi kwiga. mu marushanwa y'ubuhanzi Cyatiri mu marushanwa bose y'ubutwari. wanjye njyewe umpereho bano bafite urunwa runini wese wohereje mesaje Umva se mbwira wowe. yewe njye nitwa wandikeho kazungu cyangwa se muzehe cyaka amazina ndayafite Ngo dufite urunwa runini wenda wasanga urwo runwa runini ari rwo baraheraho baduha akazi. Mwacecetse bakaduha akazi mwebwe. wese ko ndawe ufite urunwa nk'urw'isamaki Ziba. nacecetse Umva se nawe ushaka akazi. Yego. Turinde urugo turi hanze y'urugo. Kafate poster ngo we kureba hano nuza wabaye keza Ntago wabinkora. Sha urya nawe ubaye umugore wawe uri cyiza. Kiriya kirori. Kamugeze kundumira mu kubatori. Nta muntu uri kutwumva. Kiriya kirori tugomba kugera tukakivumba. Kamugeze ku kansere ko ni twajemo n'agafoka ariko da. Ntago kabura mushaga foko uzabaze. none kwakundi ngabagore bazarya bonyine hariye gute unje ku mugore byananira Ntago byatunanira. rere Ni hese wabona ko ndi urugabo. oya niki Reba kuri ibyo bitesi do biradede. Turakira. Kacire se. kuvuga nk'abakobwa si mu bishoboye ariko se mana nabira bananiye tugende tukivumbe Ngiye kugira ngo noneho mubyemere. Maze iminsi ibintu ntari kuko kirakira narakitagira ukuntu kwakiseguye. tukigere mana rwose uru rugo mu bigaragara abadayimoni barwaritse n'izina rya ariko turakunyuze ngo abamarayika bawe bera bagende batsinde abadayimoni batsinde ibibi byose bibamo satani rwa rugo aruvemo burundu
bibanire neza mu mahoro bajye banezeza abababona Imana ikomeze kubafasha nibyo tubasabira muri byose mu izina rya Yesu amen. Jeri babantu bari he Manza ari amashitani da biki asecha nawe rero ibintu uzanzanira muri uru rugo sinzi ibyo ari byo witegura kwifatisha yombi ubuse none twari kumwe twese none se wambwiye kuri amugore mubana mu itsinda turakora nawe yanyigishije gucuruza nose agiye uriya mugore yanyigishije gucuruza kandi n'inshuti nagira itari uriya mugore ntabwo nabumvise ese ko twari duhumije dusenga ko numvaga bari kuvuga mena na uyu mugore sinzongeye kumubona mu rugo rwanjye ntabwo namureka kuba inshuti turumva iyo nahombye yanzanira abakiriya yo mbese ibi bintu rero ntabwo byazakunda umuntu mwiza ubona wese afite umukomeza kuri wese aroroshye ubu se we ari he ntabwo wabonye ukuntu yirirwa akubita umugabo w'ingumi yagira gutagira gute ejo wazana nawe ariko mu gucuruza n'uwa mbere ndamugushimiye gucuruza nta kintu